Alliance Fleuve du Congo Mouvement 23 Mars cyangwa se AFCM 23 yamaganye Genocost ya Kinshasa ivuga ko ishobora gukoreshwa mu nyungu za politiki. Ese umuhango wo kwibuka baza amakimbirane wabereye Kinshasa ushobora kuba ufasha igihugu gukira amateka mabi cyangwa ushobora kongera amacakubiri? Niki cyatumye AFCM 23 isora itangazo rikomeye rivuga ko igikorwa cyiswe Genocost gishobora gukoreshwa mu nyungu za politiki? Niyo mpamvu rero tugiye kubasesengura ibyatangajwe n'iri huriro n'ibyo bishobora gusobanura ku rugendo rw'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu minsi ishize Kinshasa habereye umuhango wo kwibuka abazize ubwicanyi n'amakimbirane leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yise Genocost. Nyuma y'iminsi 3 ihuriro AFCM 23 yasohoye itangazo rivuga ko uburyo uyu muhango wateguwe ndetse n'ubutumwa bwari burimo bushobora gukoreshwa mu nyungu za politiki aho gufasha igihugu kugera ku kuri ubutabera ndetse n'ubwiyunge. Reka rero turebere hamwe ibyavuzwe na AFCM 23 ndetse n'ingaruka iri tangazo rishobora kugera ku biganiro by'amahoro no ku buryo amateka y'igihugu ashobora kwibuka. Iyi ni The Quick Times News, kanda subscribe nimba utarakanda subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza, ugikomeza kubona inkuru zitandukanye kandi uzobonere ku gihe nkwaye ikaze. Mwitangazo ryashyizwe ahagaragara n'umuvugizi wa AFCM 23 Lawrence Kanyuka, iri huriro ryatangaje ko gifatanyije n'imiryango yose yabuza ababo mu makimbirane amaze imyaka myinshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. AFCM 23 yavuze ko abantu bose bishwe, abakomeretse, abahonze cyangwa bataye ibyabo bafite uburenganzira bwo kumenya ukuri ku byabaye, kubona ubutabera, guhabwa indishyi ndetse no guhabwa icyizere ko ibyo byago bitazongera kubaho ukundi. Icyakora iri huriro rivuga ko uburyo leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikoresha ijambo Genocost bushobora kuvanga ibyiciro bitandukanye by'ibyaha mpuzamahanga, bikaba byanatesha agaciro ibisobanuro n'uburemere bwabyo nk'uko biteganwa n'amategeko mpuzamahanga. AFCM 23 ivuga ko gukoresha iri jambo mu buryo bwa politiki bishobora gutuma abaturage barushaho kwiremamo amoko cyangwa inkomoko, bikarushaho guteza amacakubiri aho guteza ubwiyunge. Amagambo rero ya Bertrand Bisimwa mu butumwa bwe muyobozi wungirije wa AFCM 23 ushinzwe politiki, diplomasi n'imiyoborere, Bertrand Bisimwa yagize ati: abantu nibakeneye kwibukwa ku mugaragaro, bakeneye kwibukwa bya nyabyo. Iyo umuntu agoretse amagambo birangira agoretse amateka, kandi iyo agoretse amateka abishwe bapfa bwa kabiri. Aya magambo agaragaza ko AFCM 23 isanga akwiriye kuvugwa mu kurinda kandi atavangiyemo inyungu za politiki. Icyo rero AFCM 23 isaba mu itangazo ryayo, AFCM 23 yasabye ko hakorwa iperereza ryigenga ku byaha byose byakorewe abaturage, abakoze ibyaha bose bagezwa imbere y'ubutabera nta kurobanura, kwibuka bazize amakimbirane bikorwa mu buryo bubereye buri wese hatitawe ku bwoko, ururimi cyangwa aho akomoka. Ubutabera n'ukuri bibe ishingiro ry'ubwiyunge n'amahoro arambye. Iri huriro rya AFCM 23 rivuga ko hari abaturage bamwe amateka yabo atigeze ahabwa agaciro, bityo ko kwibuka byakagombye kuba bikubiyemo abantu bose bagizweho ingaruka n'intambara. Iri tangazo rero rije mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gushaka inzira z'ubwiyunge hagati y'impande zitandukanye zirebwa n'amakimbirane maze imyaka myinshi. Ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, umuhango wa Genocost ugamije guha icyubahiro abazize ubwicanyi n'amakimbirane yabaye mu gihugu. Ku rundi ruhande, AFCM 23 ivuga ko buryo uwo muhango utegurwa mu butumwa n'ubutumwa butangwamo bushobora kugira ingaruka mbi niba budashingiye ku kuri n'ubutabera bubereye buri wese. Ibi bivuze ko impande zombi zitarebera hamwe uburyo amateka akwiriye kwibukwa ndetse n'uburyo ubutabera bwakubaho. Abasesenguzi benshi bagaragaza ko mu gihugu byanyuze mu makimbirane akomeye, ukuri, ubutabera n'ubwiyunge ari byo bifasha abaturage kongera kubana neza. Iyo amateka avugwa mu buryo butemeranwaho bishobora gukomeza impaka za politike no kudindiza inzira y'amahoro. Niyo mpamvu ikibazo cyo kwibuka bazize amakimbirane gikomeje kuba kimwe bazo bikomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse kikaba n'ikibazo gikomeza guteza impungenge hirya no hino. Nababwiye ko
mu minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe yavuze ko Genocost ikoreshwa ahubwo mu gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ndetse n'izindi jenoside. Iryo jambo ni ijambo nyine bakoresheje bari gupfobya jenoside, by'umwihariko jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. None na AFCM 23 nayo ntago yemera uburyo nyine iri jambo rikoreshwa, kuko rikoreshwa ku bantu bamwe. Bikaba rero bikomeje guteza urunturuntu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ibintu bikomeje kugenda birushaho kuba bibi. Ubona ko AFCM 23 ikomeje nyine kugaragaza ko leta iri gukoresha Genocost mu nyungu zabo za politiki, atari inyungu za bene gihugu, dore ko no mu itangazo bavuze ko iyo iryo jambo rikoreshejwe nabi cyangwa se iyo bari kwibuka ariko bakibuka uruhande rumwe hari izindi nyungu za politiki abafitemo, ibyo ngibyo bishobora gutuma ahubwo uwishwe apfa bwa kabiri. Murumva nyine ni ibintu bikomeje guteza impungenge. Abanye AFCM 23 n'undi abayobozi batandukanye bagiye babyigarama cyangwa se babyamagana, barimo coordinateur w'iri huriro Bwana Corneille Nangaa, barimo Bertrand Bisimwa, barimo Lawrence Kanyuka n'abandi bayobozi batandukanye muri AFCM 23. Ubona ko Genocost yari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje guteza urunturuntu, yaba n'ubundi no ku mubano n'ibihugu bitandukanye by'amahanga. Turavuga ku Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda n'undi rukomeje gushinja Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyine kugoyeka amateka cyangwa se gushaka kwifashisha iryo jambo mu gupfobya jenoside. Ubwo rero gutegeza tukareba, ahubwo hari n'ikindi gikomeje kugenda kivugwa cyane. Ese Kinshasa yagenda ahubwo ubwo bwicanyi buvuga ko bwabaye ikaba yajya kubwandikisha, ikaba yasaba ko hakorwa igenzura hakareba niba byakitwa jenoside. Ibyo byose nyine ni ibikomeje kugenda abigarukaho hirya no hino, ariko ubona wumva ko nta shingiro bifite, kuko iri hasi jenoside nubwo ryakoreshejwe uko nguko nyine bagakoresha Genocost. Ubwo ngubwo ndaje no mu biganiro bizakurikiraho nzashaka uburyo tuganira ku busobanuro bw'ijambo Geno. Ibyo byose tuzakomeza kugenda tubiganiraho hano kuri The Quick Times News. Niyo mpamvu nyine nkubwira ngo kanda subscribe. Kanda subscribe. Nawe winangiye umutima kanda subscribe. AFCM 23 rero isoza ivuga ko amahoro arambye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo atazubakwa binyuze mu guhanganisha amateka cyangwa kuvanga ibisobanuro by'amategeko, ahubwo ko azagerwaho binyuze mu kuri ubutabera, gukurikirana abakoze ibyaha bose no kwemera amateka y'igihugu mu buryo busesuye kandi burimo buri wese. Ku rundi ruhande, leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gushimangira ko umuhango wa Genocost ugamije guha icyubahiro abazize amakimbirane no gukomeza urugendo rwo kubungabunga amateka y'igihugu. Bityo ibiganiro ku buryo amateka akwiriye kwibukwa no ku buryo ubutabera bwakubakwa biracyakomeje kuba kimwe mu bibazo by'ingenzi mu rugendo rwo gushaka amahoro arambye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko mbashimire cyane ko mwahisemo gukurikira The Quick Times News. Rero niba mukomeza gukunda ibiganiro byacu kandi muzakomeza no kubikurikira, wowe uri gusabwa no kujya hasi ari subscribe, aho hasi aho uri kureba ari subscribe, ugakandaho ukajya no ho basharingira inkuru, ugasharinga ubundi ibintu bigakomeza kugenda neza 5 kuri 5. Reka nkwifurize amahoro n'imigisha Nyagasani atanga kugira ngo bikomeze bane nawe. Gahunda za The Quick Times News zikomeze zikunogere.